Mu gice cya kane umwana wa Mirambi yakomerejwe na malariya ahabwa transfer yo kujya ku kigo nderabuzima. Hagati ariko Karekezi aracyari mu bitaro. Ndebure n'umwana se namahoro. Umwana bari namuzanye kumuvuza ariko nanjye nafite gahunda yo kwipimisha. Papa ndabona ufite gutaha. Ahora n'iki mwana wasigira utangeze imbere ya Veronica rwose. Ariho madame Charama nakoze. Ndebure n'umwana se namahoro. Umwana nari namuzanye kumuvuza ariko nanjye nari mfite gahunda yo kwipimisha inda. Uratwite? Ariko mukurikirije igihe da nta kibazo. Ndabona ari mukuru. Umwana rero ngo bafite abandi batatu bamukurikira kandi bose nta numwe urageza ku myaka 5. Ngo madame ugomba kugana service iboneza urubyaro. Naho ubundi mu minsi iri imbere bizagukomerana. N'uburangare naho undi rwose ntibahema kubidushishikariza mu nama z'imidugudu ndetse n'ahandi. Kuri pe biteye ubwoba. Niko se madame ko n'ufite abana bari munsi y'imyaka 5 kandi abana bari muri icyo cyiciro ko bazazwa na malariya kurusha abandi, hari icyo mukora kugira ngo muyirinde? Ngo babuza kurya ibishake se bagukundire? Cyakora kunyagirwa n'imvura byo ndabibarinda. Ariko imisigati yo simenye igihe bayiririye n'ibyo bisheke. Ariko se ko numva bakomeje gutinda ku misigati n'ibisheke n'imvura nibyo bitera malariya. Nuko niwirirwa ubaririza muga uzi ukuntu namuzanye yarengeye ubona agahenge ubona afite nuko bamuhaye umuti agahita wumva. Kandi n'ukuri nta gushidikanya iyi malariya yayitewe n'ibisheke amaze imisaguguna dore iwacu bireze. Ndumiwe koko. Urakeka ko umwana wawe yatewe malariya no kurya ibisheke? Nukuri muga nicyo cyayimuteye rwose. Ariko ubujiji burica koko. Icyo nakubwira nuko malariya idaterwa n'ibyo byose ukeka. Aho utega amatwi nkubwire neza. Malariya iterwa n'udukoko twitwa Plasmodium. Plasmodium. Tukaba dukwirakwizwa n'umubu w'ingore wo mu bwoko bwa Anopheles. Umubu w'ingore muga? Nawe se ubaho burya? Umubu w'ingore ni ukwirakwizwa udukoko dutera malariya. Kuyirinda rero nta kundi ni ukwirinda kurumwa nawo. Gute se ubwo ngubwo muga? Murara mwese buri joro mu nzitiramibu ikoranye umuti. Kuko malariya yibasira cyane abagore batwite hamwe n'abana bari munsi y'imyaka 5. Kandi urabona ko mwese muri icyo cyiciro. Nizere ko wowe n'umuryango wawe mwese murara muri za nzitiramibu babahaye. Yewe ni rimwe na rimwe. Kubera ko umugabo wanjye we rwose azanga kubavuga ko zimushyuhira n'ukuri. Kandi abana bo nta nubwo twabana n'ukuntu tuzimanika kubera ko baryama hasi. Nta gitanda bagira rwose n'ukuri ntitukabona uko tuzibamanikira. Niba mudashaka guhora murwaye cyangwa murwaje malariya nimufate ingamba yo gukorera mu nzitiramibu buri joro ikoranye umuti. Kuko uburemere bwo kurwara malariya ntaho buhure n'ibyo byose mwitwaze babuza kuryama mu nzitiramibu ikoranye umuti. Ngira ngo nawe urabona ukuntu umwana yakurembanye. Wahora n'ikimuga? Natwe ubu tumaze kubibona rwose. Aho turwarije umusaza wacu none ukabureba n'umwana wacu ahimugeze. Mugize neza kungira inama. Ubu rwose tugiye kuzimanika ku buriri bwose. Uko mwagiye muziduha tukazibika. Twebweho dufite zihagije. Twazihawe muri gahunda yo guha abana bose inzitiramibu bari munsi y'imyaka 5. Ikindi mu gihe mugiye kuryama mugomba kwicengeza neza munsi y'isaso ku buryo nta kanya gasigara umubu wacamo. Yego muga. Byongeye kandi mugomba kugenzura neza ko abana bose baziryamyemo. Ngaho genda ugura umugabo wawe muzimanike ku buriri bwose kandi mwese n'umuryango wawe wose mubigira umuco kuziraramo. Nibitaba ibyo malariya izakomeza kubibasira no kubadindiza muri byose. Nukuri murakoze muga. Murakoze kutugira inama pe. Ahubwo ntinze kugera mu rugo. Ibintu byose mubwiye tuzabikurikiza. Ngaho tambuka bagusuzume indubone gutaha.
urakoze muka. reka mubwire rero Serge mvuye muri tour hafi abarwayi benshi dufite n'aba malaria gusa ariko ni mu gihe cyayo da uzi ko turi mu gihe cy'umukamuko w'imvura kandi burya nibwo imibu ikwirakwiza udukoko dutera malaria yororoka. abaturage rero nibadafata ingamba yo kugira isuku iwabo bavanaho ibigonda bibakikije n'ibinogo byaretsemo amazi. ahubwo se kutavuga ko bagomba no kuryama mu nzitiramibu zikoranye umuti? ahubwo se iriya mbona yo ni iyande? iriya se iriya niyo ngiye gutangaho kato niyo muzehe wa Christine kuko ngiye kumusezerera mu kanya. kuhise twose. Wow, uzi guhinga koko? Kareka ntabyo guhinga niyo mwihereye gusa. Ndi umwana se uragira ngo uzabona aho uzahera. Nizere ko utafashe muri zimwe zagenewe abagore batwite baza kwipimisha inda ubwa mbere cyangwa z'abana baza guhabwa urukingo rw'amezi 9. Muzambeshyera ikindi turingiye ku mana yo bamaye igihe bazaga buri muryango bakurikije uburyamo bari kubera ko mfite ibyumba bibiri by'abashyitsi nzajya mbashyira muri kimwe dore n'ubundi ntibazira rimwe. Reka ni ngombwa kubungabunga ubuzima bwa muzehe burya nawe wamenya. Sha ndumva amaherezo Stella afite amahirwe make yo gukwegukana keretse Christine niyirangaraho. Ese buriya ugira ngo anyanze yabakosheje? Dore ngira nye nkaba nkubitanye nawe Stella yanyitendetseho ubwo nyine ngaba ashaka kumwereka ko nafashwe nawe ndi muntu ukwiye kunyitaho. Ambo koga nawe rwose azahorera ishyano. Serge wumva Stella atakikurimo? ahubwo se buriya nawe namukunze ni ariko ubu niyo wabintera mu rushinge sinzi ko kumukunda bishobora kungarukamo. Ambo nk'ukuri kose uje akwereka njye kuri Christine umubwire ko muzehe wemerewe gutaha ngo turasubira mu kanya. sawa rero bore shatse kwa Christine. Okay. Ntibizoroha kabisa. Abana mwiriwe. Turabitaberega ntiduheze. Mwiriwe mukecuru. Mwiriwe neza. Rati komera. Ni karibu mu nzu. Ntago nje mu nzu nabundi nagendaga. Kuko naze guca ku rugo. Ngaho cyane. Ese mukecuru. Ko mbona hano wagira ngo kwitegura abashyitsi ufite uyu munsi. Impamvu ntakumvaga rero narindi mu gikari ndi mu guteka. Ndimo kwitegura umusaza wari musezerere. Ese bari musezerere mu bitaro uyu munsi? Baramusezerera. Niyo mpamvu nturutse hari urukarango rwatamye. Biragaragara ko nta kutagize. Narindi mu kumwitegura. None se urumva bidakwiye ko namwitegura? Uzi ukuntu yavuye hano ari indembe twese twihebye none akaba yarakize akaba agezeze n'igihe cyo gutaha. Yaravuwe arakira rwose. Birakwiye rwose kumwitegura. Reka nkubwire impano nziza ari ubuhembere y'ibindi byose kandi umushimishe. Mbwira se di burya batoya muba muzi ibintu. Rero muri za nzitiramibu zikoranye umuti babahaye ndabizi neza nimwazimanitse. Uyimanike ujye muyiraramo buri joro urebe ukuntu bizamushimisha. Ariko uzi ko ari byo koko maze ntazongere kurwara iyo mpanya ngo ni malaria. Ariko uzi ko yaragiye kuduca mu myanya y'intoki nuko urakoze mwana wa iyo namungiriye ni nziza. Ahubwo reka ngende ndebe iyo nzitiramibu maze umfashe kuyimanika. Upfa kugira vuba gusa nuko nanze guca ku rugo. Ntugende utamfashije rwose. Gira vuba. Papa, ndabona nawe witeguye gutaha. Ceceka mwana wa sigira urota rwose ngeze imbere ya Veronica ndamukumbuye cyane. Shime rero ndabona muganga aje. Muganga araje. Nahiteguye gutaha banza bagusibye mwaba babiri rwose. Sinzi ko byamera pe. Nkumbuye mu rugo cyane. Mzee rero nakuzaniye impano y'inzitiramibu ikoranye umuti umurwayi utarabanyije. Kuruhanya ko nawe ruhanije rwose uyu mukobwa wanjye ni ubizi. Nyamara je ntago ariko mbizi. Yewe
n'umukecuru rwose mujye muyiryamo murebe ko malariya yarayizongera kubahera. urakoze mwana harimo n'urugori reka hereke uko barukoresha. oya turabizi bari barabitwigishije erega leta yari yaraziduhaye nuko tutigeze tuziryamamo ubwo twibwira ko zishobora kujya zidutera ubushyuhe nuko ayo ni amakuru abaye atari yo umusore inzitiramibu itameze nk'akayunguruzo gusa umwuka wawe urahonyura koko ayo ni amakuru atari urakoze cyane muga ndagushimiye cyane kubw'igikorwa cyiza ukoreye papa n'uburyo watwitayeho byaranyuze pe nizere ko atari twe gusa ariko n'abandi barwayi bagenzereza urebye ndagerageza none se Christine birangiriye hasi nizere ko tuzasubira nindijwe no kumugeza mu rugo gusa nkahita njya ku kazi k'abandi ariko buriya tuzajya tuvugana kuri telefone nizere ko nimero zanjye utazitaye nzita izo zo nzibitseho ahubwo ku mugoroba ndaza kuguhamagara ngo baze nawe mwageze mu rugo reka njye kureba abandi barwayi rero urakoze cyane muga kuvugana reka natwe tugende ese papa babariye ko badakoma bagiye bari bazi ko tuva kwa muganga haba hari birashoboka se reka nawe ndi kumva naho ugiye mu turimo twimuhira siramenya ko uraho urakomeye ndaho rwose ndumva urimo rwose baramvuye narorohewe uramuzanye nuko warakoze mwana wanjye warakoze twakwiteguye rwose njye n'abakazana n'abuzukuru n'abahungu bawe turi aha hanze niho reka njye kubaramutsa tuganirira aho ngaho hanze nabo harakaye abana muri aho muri aho niko muzehe muraho ubonye uvayo mbonye mvayo imana igira amaboko rwose nuko uraho nawe wifatanyije n'abaganga uraho umukazana wanjye murakomeye namwe abana muri aho uriya we kwaza agahera hanze akanga akazimwo kagira imana mwe uraho nawe uraho murumva abana ba muranyumva neza ntimuzemere na rimwe kubanyu baryamisha ku buriri butarimo inzitiramibu ikoranye umuti murumva aho malariya yaringeze murahabona reka twahugiye mu kuvuga ntibagirwa kukwakira ukumbuye iki ngo wari icyo nguha harya Christine ko numva ubu ngubu nkumbuye agahiye nkanyoye hari ikibazo uranyumvirana ngo inyigisho zose baguhaye wazisize mu gitanda wari uryamyemo ugomba kubanza ukarangiza imiti baguhaye neza ukazasubira no kwa muganga bakareba ko malariya yagushizemo neza wakumva umaze kugarura intege ubwo nibwo uzemererwa gufata ku gahiye ubwo nta kundi nyine ni ugukurikiza amabwiriza ya muganga mukecuru natwihere twebwe tudafite ikibazo nabahe rwose nagira ntese murumure rwose ndabahanapfaga kubanza kwiyakirira umugabo amata nayo nayatetse arahiye ubu ngubu ubuse yahoze yiwe yahoze yanzanire ngerageze kuba ariyo nkuzanira urakoze nta kutumvira muganga da ntazabizira mirambi nawe rwose ikunda ryawe ry'agacupa nakwihere rwose nabahe mwe mwere inzitiramibu se mwayikuye se n'inzitiramibu uvuga ngiyi niyo muganga yampayeho impano ngo tujye tuyiryamo tutazongera kurwara malariya muganga yaguhaye impano reba se ni nshyashya rwose iyi ni urugori rwayo ugenda uyibike neza turaza kuyimanika ukuntu umuganga yarebaga Christine aha wabona vuba ngaha tubonye umukwe da ariko papa nawe aha ntababwira ubwo se wawe usanga atari we umuhamagaye azi ni nimero ye bazihanye mpari rwose nari mpari aha ntababwira wasanga ari we umuhamagaye